nizere ko umeze neza cyane, nizere ko kandi ugenda urushaho n'ibyo ukora bya buri munsi. Ni Fyve-tvrwanda, ikiganiro cyo nta kindi ndakuruzi show tugendera ku makuru y'abastar, amakuru bagezweho, amakuru bacicikana mu Rwanda, one of the trending stories, amakuru utasanga handi, amakuru abacicikana, you know. Guys, ngira ngo bamita Meddy ngabo, you know, ngabo Meddy kabisa, numwe mu bagabo navuga ko ku kintu cyitwa amateka muri music nyarwanda, muri music industry hano mu Rwanda. Ni bamwe mu bantu navuga ko bari hejuru cyane, bitewe n'ibintu bagiye bakora, amateka bagiye bagira, buryo gikundiro cyabo. So ni byinshi cyane umuntu yagarukaho, ariko uyu munsi reka tuze kugira ibindi tugarukaho bitari bingira ngo ejo bundi yagize live kuri Instagram. Nanabonye abantu benshi barabivuzeho cyane, yagize live nziza cyane, yari kumwe n'uwitwa Fyve-tvrwanda baganira n'abakunzi ba music nyarwanda, cyane abakunda ngabo Meddy n'ibikorwa bye, ndavuga umuziki we akora buri munsi. So then baje kumubaza impamvu yumva yahisemo umunyethiopia mu gihe hari abanyarwanda benshi. Ngira ngo bamaje ibibazo byinshi cyane, ariko baza no kumaza ati ese kuki turabizi ko wari umuntu ukundwa mu Rwanda, ukundwa n'abakobwa benshi ndetse cyane kandi beza pe, you know. Ati niyihe mpamvu wumvise ko ushobora kuzana Ethiopia kazi. Ngira ngo murabizi ko Byari no umukobwa uturuka muri Ethiopia, aza kuvuga ati kabisa buriya ngiye kimwe mu bintu byari mu mutwe wanjye, byari mu nzozi zanjye, nuko numva ko Byari nk'umudamu wanjye. Donc kuba ari umunyethiopia, nari mfite inzozi zo kuzana n'ubundi umunyethiopia mu nzozi zanjye, numvaga ko ngomba kuzashyingiranwa n'umunyethiopia kazi. Sinzi donc birumvikana nk'umuntu wese agira inzozi akavuga ati wenda buriya bwoko, you know, bari abantu bahariya wenda ni beza ariko ntibinahagije, wenda urabizi ko abanyethiopia bafite n'amateka menshi cyane. So ngabo Meddy rero ati njye nahisemo kwizanira umunyethiopia kazi kubera ko zari n'inzozi zanjye zo kuzashaka umukobwa uvuka hariya muri Ethiopia. Ngira ngo murabizi cyane ko Ethiopia kazi ari bamwe mu bakobwa bazwiho ubwiza cyane n'uburanga. Biba binagoye cyane kubera ko bubakiye ku muco cyane, hari uburyo bari complicated cyane kumwaproachinga no kumuzana, biba bigoye cyane. Ariko navuga ko ngabo Meddy byaramworoheye cyane, azana mu Ethiopia kazi. Kimwe mu byo nakubwira nuko bahura bwa mbere, yari gukora indirimbo, ari gukora amashusho, then aza gukenera umukobwa mwiza, avuga ati kabisa reka nshaka umukobwa mwiza ungira muri iyi ndirimbo. hari imbere nko muri za 2019 aho ngaho gikora secular music, za 2018 gatandatu aho ngaho. Donc aza gukora music, avuga ati indirimbo yanjye igiye hanze. So icyo mbura nuko nshobora kuba nkeneye umukobwa uri buze gukora muri iyi ndirimbo yanjye nk'umukobwa nyine ukora muri video, you know. So aza kwigira abacuti be rero bamurangira Byari, biramukundira aboneka mu ndirimbo, bakora video. Ariko ngabo Meddy kabisa aravuga ati this girl, uyu mukobwa yumva ko agomba kugira uburyo ki abisigarana. So nibwo yaje kuvuga ati rero barakundanye, ariko byari bigoye cyane kubera ko nkuko nabikubwiye Ethiopia ndetse n'Ethiopia kazi ni bamwe mu bantu bari strict cyane n'umuco, bakunda umuco cyane, ndetse bakunda gushyingiranwa n'abantu babo, ntabwo bakunda kuvanga amoko cyane. So
bibaho rero ngira ngo yaje kwerekana umukunzi muri 2020 I think 2019 aho ngaho ubwo yazaga i Kigali abantu baratungurwa cyane bavuga ati oh my god uje kutwereka umukobwa mushya na urabizi ko byabanje nko gusa naho bibamo akantu kibanga gake cyane agira gutya rero barabana agira ngo ni urugendo rurerure banagiranye so bari kumwe ngira ngo bamaze kubyarana umwana umwe niba mbyibuka neza ariko ubona ko mu buryo babanye yawana kabisa ngabo medali ameranye neza cyane n'umukunzi we so ati rero ngiyewe burya kimwe mu bintu namye nifuza kera no kubana kera nuko numvaga ko you have to marry Ethiopian girl something good kabisa ni ikintu cyiza kuba reka tuvuge ko inzozi zabaye impamo so ni live yitabiriye yararimo asubiza ibibazo byinshi cyane yanabajije ibibazo byinshi cyane birimo icyamuteye kujya muri gospel music akareka secular music urabizi ko ari nayo yakoraga ibyo benshi bita injyana z'isi kugira ngo yaganire n'abantu benshi ndetse banaganira ibintu byinshi cyane ubona ko bahuje urugwiro ni ngabo medali tutaherukaga kubona cyane ngo twongere no kumwumva mu itangazamakuru ariko yadutunguye adutamo live ndetse nabonye abantu benshi bari bayitabiriye bazwi no mu Rwanda barimo na Bruce Melody Itahiwacu Bruce Melody nawe numwe mu bari bayitabiriye mbona so navuga ko yaganiriye n'abakunzi be ndetse n'abakunzi ba music yiwe ubona ko byari fresh cyane ariko nanone byari binanejeje kumva ko ngabo medali yagarutse akaba atangiye guhura n'abafana ni mu gihe abantu benshi baba bibaza ngo ese ni iki kijya mbere kwa ngabo medali niyo mpamvu tutamubona but I appreciate uburyo yabikoze ni byiza cyane so ni Fyve-tvrwanda kiganiro cyo nta kindi ndekuruzi cyo tugenda tubura ku makuru abasari amakuru agezweho amakuru utasanga handi reka mbwiye ngo jobless